kuri ya YouTube channel yacu Gaheza Official. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru y'umusirikare abasomye Bibiliya. Hari inkuru muzi y'umusirikare wateye icumu Yesu mu Rubavu. Inkuru y'uwo musirikare muri ushobora kuba aragiye ukayumva bayivuga nabi cyangwa se ntuyisobanukirwe, niyo mpamvu ngira ngo uyu munsi tuyiganireho. We nta kindi usabwa ni ugukora subscribe aho hasi, share, comment, noneho wawe ugiye nko kuryama akakantu kagatamu karyama uri mu mavuta ariko uri mu gakiza, ubundi ukumva ukuntu ibintu biryoha. Nzabakire gutari Dark Friday in Jerusalem. byari kuwa gatanu nimugoroba mu mujyi wa Yerusalemu. Above Golgotha, Ibihu byari byahuriye hejuru y'umusozi witwa Golgotha, awaiting the moment that would split history in two. ndetse icyo gihe bari bategereje umwanya wari kuzasaturamo amateka y'isi uko tuyazimo kabiri. At the foot of three crosses, a Hasi ku birenge by'imisaraba itatu Roman centurion was carrying out orders. hari abasirikare b'abaromani kandi bari baje gukurikiza amategeko bahabwa. Another crucifixion. Hari hagiye kuba kumanikwa nanone, kubamba, crucifixion, kubamba. This time, Kuri iyi nshuro muzi ngo hari hagiye kubambwa nde? it was Jesus of Nazareth. His Kuri iyi nshuro hari hagiye kubambwa uwitwa Yesu w'i Nazareti. job was clear. Akazi k'uwo musirikare wari uri aho hasi rero kari gasobanutse. So Jesus died, Yagombaga kumenya neza ko Yesu Kristo apfuye, and he did exactly that. kandi nawe nibyo yakoze. Yamenye neza ko Yesu Kristo koko apfuye. Yesu Kristo murabizi yabambwe ari kuwa gatanu ku musaraba ku musozi witwa Golgotha, abambwa hagati y'ibisambo bibiri. Iyo nkuru nako turaza kugeraho dukomeza. Next hour came, Ubwo isaha ya gatandatu yageraga, darkness covered all the land, ubutaka bwose bwaragiye burengwaho n'igihu cy'umukara, lasting until the 9th hour. ndetse icyo gihu cy'umukara cyarahagumye kugera bigeze ku isaha ya 9 nijoro. 9th hour, Jesus Hanyuma bigeze ku isaha ya 9 cried out loudly, nibwo Yesu yasakuje arira cyane, my God, avuga ati mana yanjye, mana yanjye, why have you forsaken me? ni igiki kikundekesheje? Then Jesus, with a Hanyuma, loud cry, n'igihu n'ijwi risakuza arira, breathed his last. nibwo yahumetse umwuka we wa nyuma. Suddenly, the Akimara rero guhumeka umwuka wa nyuma, temple veil was torn in two from umwenda wari ukingirije ahera cyane mu rusengero rw'Imana watamutsemo kabiri, bottom, and the uhereye ku ndiba yawo ukazamuka ukagera hejuru. centurion who stood facing him said, Hanyuma umusirikare wari uri iruhande rwa Yesu kuri wa musozi arangije aravuga ati, truly this man was the Son of God. uyu koko uyu mugabo yari umwana w'Imana. Byanditse muri Matayo 27 umurongo wa 54, mugende mu bisome. On that Narababwiye ngo nje mfata ubundi mikoro mufata Bibiliya kugira ngo tubigendanemo amahoro. day, Uwo munsi the rero life of this Roman soldier changed ubuzima bw'uwo musirikare w'umuromani wari uri munsi y'umusaraba Yesu Kristo yari amaze gupfiraho forever. bwari bugiye guhinduka, kandi bugahinduka by'iteka ryose. The one charged with overseeing the execution of Jesus Wa musirikare wari ushinzwe kureberera urupfu rwa Yesu Kristo was shaken to the very core of his being. He went yagize gutya aratitira, ubwoba buramurenga aratitira cyane from pe, an executioner to a witness, kubera ko yari agiye kureka kuba ubamba abantu From ahubwo pierced- agahinduka umutangabuhamya, piercing Jesus' body with a spear to becoming the first Gentile to believe he was indeed the Son of God. kubera ko ubwo yateraga icumu mu rubavu rwa Yesu Kristo byatumye aba uwa mbere mu bizereye ku musaraba. He abandoned his high rank within the Arangije uwo musirikare nta kindi yakoze, yataye amaranka yo hejuru most powerful empire on earth and joined the cyane ko yakoreraga mu bwami bukomeye kurusha ubundi bwami bwari bukomeye ku isi muri icyo gihe, ariko yaremeye aravuga ati naribi ikiba kibe kama mbaya. followers of Jesus. He Arangije aravuga ati ngiye gukurikira Yesu Kristo, carried the word to distant lands, ndetse aragenda afata ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo agenda bukwirakwiza hirya no hino ku butaka bwose. proclaiming the gospel with the zeal of someone who had witnessed everything and whose We life akagenda abyivugira noneho nk'umutangabuhamya wabonye byose, had been transformed. ndetse anabivuga nk'ubuzima bwe bwahindutse. Yet his tragic end entered church history Nubwo wenda uburyo yaje kurangiramo ibyo byaje kurangira bitarangiye neza, kugera nubwo byanditswe mu mateka ye ya gikristo, under the name now remembered, bajya kumwandika mu mateka ya gikristo bamwanditse nka mutagatifu Longinus. Longinus. Ubu tugiye kuganira ku mateka y'umusirikare witwaga Longinus cyangwa se Longe. Abakristo gatolika murabizi kumujya mu mwitabaza nk'umutagatifu. Rero ubundi Longinus yari wa musirikare wateye icumu mu rubavu rwa Yesu Kristo. Kora subscribe aho hasi ubundi nkuru tuyivi muzi tuyihambure yose. Before that dark Friday, Mbere
yuko rero tugera kuri uwo wa gatanu w'umwijima ubwo dusubiye inyuma. Longinus had been a Roman centurion. Ubundi Longinus yari umwe mu basirikare b'abaromani kandi bakomeye. Were legion commanders. Ba centurion ubundi bari abakomando, bari abasirikare bayoboraga muri utwo duce abaromani babaga barakabye. More than 100 soldiers. Buri musirikare wari uri ku ipeti nk'iryo mugabo yabaga afite abasirikare ayobora bagera nko mu ijana. They were officers greatly admired. Mu magambo make bari barenze, bari abasirikare bagira discipline ndetse bagira n'umuhate. Battlefield. His entire life had revolved around toughness, uyu mugabo ubuzima bwe bwose yari yarakuze aca mu buzima bukomeye, urugomo, akora akazi ke neza. Become a centurion, strength alone wasn't enough. Kugira ngo uhinduke centurion cyangwa se umusirikare uyoboye abandi, imbaraga bagufite ntabwo zabaga zihagije. Wagombaga kuba ufite ubwenge, uzi gupanga urugamba, ikirenze ibyo uri n'umugome. And Longinus was precisely that. Kandi Longinus we nuko yari ateye uko nyine. Life was discipline. Ubuzima bwe yari afite discipline nyinshi, ubuzima buri ku murongo. Blind obedience to Rome. Ndetse yari yarakurikiye buhumyi, blind obedience, yarakurikiye buhumyi igisirikare cy'abaromani. He had witnessed death without flinching. He had yaragiye areba impfu nyinshi akazibera umutangabuhamya nta no gutitira. Executed orders without hesitation. Yakurikizaga amategeko ibukuru bamuhaye atajijinganyije. He had become an instrument of the empire. Yari yarahindutse nk'igikoresho cy'ubwami bw'abaromani. Until that day, kugera uwo munsi rero, the city had not yet fully awakened. Umujyi wose wari utarabyuka, byari mu rukerera. But already hurried footsteps. Ariko ibirenge by'abari bazenguruka mu mujyi byari byakomeje gukwirakwira hirya no hino. Hushed voices whispered a name. N'amajwi y'abagendaga bongorerana. That spread through the shadows. Bongorerana mu mwijima. Jesus of Nazareth. Bose bavuga bati ni Yesu w'i Nazareti wafashwe we. Ni Yesu w'i Nazareti wafashwe. The night before he had been arrested in the garden of Gethsemane, betrayed by a kiss from one of his own disciples, Judas Iscariot, who sold him out for 30 pieces of silver. He was taken before the Sanhedrin, the council of chief priests, who accused him of blasphemy for declaring himself the Son of God. There, they beat him, spat on him, and condemned him. Yet they lacked the power to execute him. For that, they needed Rome's approval. Imyanzuro yose abanyayisiraheli bafataga rero, hari imyanzuro babaga bemereye gufata niyo batemereye gufata. Iyo byageraga ku kwica umuntu nk'umuntu ashinjwa icyaha gikomeye, batite ngo ni umuromani cyangwa se ni umunyayisiraheli, ni umuyahudi, iryo tegeko ryavaga mu baromani gusa. Nta muyahudi wari wemereye gukatira undi muyahudi igihano cy'urupfu, nubwo bayoboraga ariko bayoboraga bagende mu kwaha kw'abaromani. And so at dawn, they brought him before Pontius Pilate, the Roman governor of Judea. Pilate, sitting at the judgment seat, looked curiously at Jesus and asked, "Are you the king of the Jews?" Jesus calmly answered, "You have said so." The chief priests and elders kept bringing accusations, but Jesus remained silent. Pilate, perplexed, leaned toward him and said, "Don't you hear everything they're accusing you of? Aren't you going to defend yourself?" Jesus said nothing. Not a single word. He neither justified nor defended himself. Pilate was astonished. He had seen criminals beg, lie, and weep. But this man had an overwhelming calmness. Just then, a messenger hurriedly appeared
mwanya bakiri aho ngaho bakiri mu rukiko habaye ikintu kidasanzwe. Approached the tribunal. Nibwo haje intumwa yirukanka. He brought an urgent message from Pilate's wife. Izanye ubutumwa bwihutirwa bwari buturutse ku mugore wa Ponsiyo Pilato. Have nothing to do with this innocent man, for I have suffered. Urwo rwandiko rwari rwanditsemo ngo utagira ikintu na kibi na kimwe ukorera uwo mugabo bakuzaniye. Greatly today in a dream kubera ko iri joro nagize yerekwa mu nzozi zanjye narose. Because of him. Pilate shifted restlessly in his seat. Pilato byaramucanze abura ibyicaro na ya ntebe yari yicayemo itangira kumujabuka. Sensed something far greater than himself was unfolding, and yatangiye kumva hari ikintu nawe kitameze neza, ibisa nkaho byose biri kumurusha imbaraga. Was powerless to stop it. Ariko nawe akabona nta yandi mahitamo asigaranye yo kugira ngo ahagarike urwo rubanza bari bagiye gucira uwo mugabo ngo ni Yesu Kristo. During Passover, ubwo bari bageze muri ya minsi ya Pasika, it was customary to release one prisoner. Byabaga ari umuco usanzwe ko kuri Pasika hagombaga gufungurwa imfungwa imwe. Pilate saw this as hanyuma Pilato rero ibyo bintu akimara kubibona yabibonye nk'amahirwe, and gave the crowd a choice. Arangije ahereza imbaga nyamwinshi abantu bari bari aho ngaho abahereza amahitamo. Jesus or Barabbas. Arababwira ati ndabarekurira Yesu cyangwa se mbarekurire Barabasi. Umwe muri abo notorious criminal. Yari umunyabyaha w'umunyarugomo wa Barabasi, yari notorious criminal. Murderer. Yaricaga. But the priests and religious leaders stirred up the crowd to shout in anger, release Barabbas. Pilate his hands and asked, then what shall I do with Jesus? The crowd roared with fury. Crucify him. Once more. Why? Evil has he done? But the response was fiercer than before. Crucify him. That he stood powerless before the rising tide of fury. Took a basin filled with water. Washed his hands before the entire crowd. I am innocent of this righteous man's blood. Fate rests with you. Then Pilate freed Barabbas. He is over to be crucified. Fate was sealed. Soldiers took Jesus into the praetorium. The centurion Longinus stood firmly. As always, he had overseen dozens of punishments. He had watched many men die. But on this day, something felt distinctly different. The prisoner before them offered no resistance. He didn't scream. He didn't curse. He didn't beg. He endured each blow as if he knew it was necessary. The soldiers, cruelly amused, stripped his clothing. They bound him tightly to a pillar and began to whip him mercilessly. The whip fell again and again, tearing flesh without pity. Yet, even then, he did not cry out. Longinus watched, arms crossed, his face carved by years of violence. Yet something in his eyes had begun to shift. The soldiers mocked him. They placed a robe around his shoulders, twisted a crown of thorns, and put it onto his head. Blood streamed down his face, yet his eyes remained open, steady,
ahagaze calm. kandi atuje. They placed a stick in his hands as if it were a scepter, bamushyize ibiti mu biganza mu ntoki nk'aho ari umujura for him and laughed, ndetse bamwicara imbere bakamuseka bamukoreraho ubufindo, shouting mockingly, "Hail, King of the Jews!" bamubwira ngo umwami w'abayahudi urakarama. In their mockery, he only watched. ariko Longinus we ntago yafatikanyije n'abo basirikare nubwo yari afande wabo mu kumumwazo ya we yarahagaze ku ruhande ari kureba. And for the first time in years he felt mbere mu myaka yose yari amaze uneasy, yumvishe ko bya bintu bitoroshye because of the violence, apana kubera urugomo, but because of the dignity of ahubwo kubera agaciro this beaten man. yahaga uwo mugabo wari uri gukubitwa gutya atanabona. They spat on him, struck him repeatedly on the head with the baramukubise baramuhondagura bamukubita mu mutwe inshuro nyinshi. Tired of their cruel game, they tore off the bamukiniraho n'imikino yabo itararangiye. robe, dressed him again kanzu ye barayicagagura in his own clothes, barangera barayimwambika, prepared him for crucifixion. bari kumutegurira kujya kumubamba. But Longinus could not look away. ariko Longinus ntabwo yakuragaho ijisho oya. Something within him, still asleep, hari began ikintu cyari kimurimo kimeze nk'aho gisinziriye, stir. cyari gitangiye He gukanguka. couldn't understand why this man did not defend himself. nawe ntabwo yari ari gusobanukirwa impamvu uwo mugabo baherekare bahondagura atarimo kwirwanira cyangwa He couldn't understand why, ntabwo yumvaga in impamvu humiliation, mu gusebya kose uwo mugabo there was bamusebeje no hatred in his face, nta rwango ari kugaragariza abasirikare bari kumukubita mu maso ye oya, only profound compassion. ahubwo we yaberekaga nk'aho abagiriye umutima mwiza bafitiye While impuhwe. others laughed, he ubwo abandi basekaga began to question nibwo atangiye kwibaza who truly ngo ni Longinus. he was this man. aravuga atari ku bundi uyu mugabo wamugani yari mugabo He ki. didn't know yet, but very soon, ntabwo yari yakamenye ko uwo mugabo wari uri gukubitwa yari nde, would. ariko vuba cyane yari agiye kubita because on that day, kubera ko uwo munsi Longinus would Longinus witness the greatest act of love the yari world agiye kubona igikorwa gisumba ibindi byose cy'urukundo, had ever igikorwa isi yigeze imenya. known, and from then on, his life would never be the same. ndetse uhereye uwo munsi ubuzima bwe ntabwo bwari kuzongera kuba bwa bundi. The soldiers took hold of Jesus, pushing him out of the praetorium, abasirikare bafashe Yesu Kristo, and onto his shoulders they placed a rough, heavy ku bitugu bye cross, bashyiraho umusaraba uremereye. already stained by the histories of other condemned men. The path toward ndetse Golgotha niko byari bisanzwe bigenda n'abandi bagabo babaga bakatiwe. had begun. nibwo urugendo rwerekeza i Golgotha rwatangiye. The centurion Longinus marched at the front, wa musirikare Longinus yagiye mu b'imbere clearing the way through the crowd, agenda atunganya inzira abwira abantu ati muve mu nzira tujye kubamba the umuntu. place of crucifixion. ari kubera ko uwo musirikare yari ashinzwe kujyana imfungwa cyangwa se abakatiwe igihano cy'urupfu kuri wa musozi w'Igorigota. Golgotha, the hill of skulls, wa musozi w'uduhanga bitaga inyabihanga, the hill of skulls, where those Rome wished to forget were sent to die. aho abaromani bo babaga bifuza ko isi yibagirwa bamwoherezaga gupfira. Jesus moved forward amid shoves and shouts. rero Yesu yagiye imbere abantu basakuza. Some spat upon him, abenshi bamucira mu others maso, hurled insults, abandi bamunnyega yet there were bamukwena, also those who silently wept. In the midst abandi bari kumuririra mu ibanga of the rikomeye. crowd, muri urwo rusaku n'ako kavuyo k'abo bantu bangana gutyo rero his mother Mary desperately sought him with her eyes. nibwo mama wiwe byari byacanze byamurenze Mariya, nawe yari ari muri urwo rusaku n'ako kavuyo k'abo bantu. She couldn't see him, so she turned to the disciple yananiwe kureba umwana we mu maso ukuntu bari bamugize. John. John, help me arangije abwira Yohana, aramubwira ati Yohana ngwino me umfashe, to my son. fasha ugeze imbere y'umuhungu wanjye. Together they pushed through the crowd, barafatikanyije babyigana n'abantu, but suddenly barakomeza a bagenda. soldier shoved Jesus violently. ariko umusirikare yabwiye Yesu His nabi, weakened body collapsed onto the Yesu stone. acika intege It was asa the nk'ugerera ku ibuye, nibwo yikubise hasi bwa mbere umusaraba umuvuna ibitugu. Top of him. Soldiers struck him again, yelling barongera baramukubita baramwegura, fiercely, "Get up!" with a painful effort. banamusakuriza bamucira mu maso bati haguruka. Jesus slowly rose once. gake gake Yesu arongera arahaguruka. Mary and John reached him. ubwo nibwo Mariya na Yohana bari bamugeze imbere. Jesus fell a second time. ubwo nibwo Yesu akimara guhaguruka bakimugera imbere yahise yongera aragwa bwa kabiri. Mary could no longer hold back. She rushed to Mariya gukomeza kwihangana byaramunaniye. his side, knelt beside him, hands arangije aragenda ajya iruhande rwa Yesu amupfukamira, trembling and eyes ibiganza bye biri gutitira filled with sorrow. ndetse n'amaso yuzuye agahinda. In a broken voice she whispered, ijwi ricitse intege rimenetse, "I am here." arangije abwira Yesu, aramubwira ati ndi hano. Jesus lifted his bloodied face Yesu yubura umutwe n'amaso yajengaga mu maso arimo ajojoba, and softly replied, arangije asubiza nyina "You see, mother, ati urabona mama, I make all things new." byose nzabigira bishya. It was not a phrase of comfort.
It was a living prophecy. ntabwo ibyo yarabwiye nyina byari ibintu byo kumukomeza oya byari ubuhamya busobanutse kandi What to unfold. ko ibintu byose byari bigiye guhinduka. The heavy cross pressed into his wounded back. wa musaraba bari bamukoreye mu bitugu bye yakomeretse. Body already beginning to give way. wari watangiye kumushwanya Jesus gusa. fell once again. arongera yitura The hasi bwa soldiers gatatu. whipped him to force him up, umusirikare araza arongera aramukubita kugira ngo but he could ahaguruke. not rise. ariko Yesu yari yacitse irye noneho byari byanze yari yananiwe ntabwo yari kubasha guhaguruka. His knees no longer responded. amaguru ye amavi ntiyarakinyega. Longinus watched closely. Longinus yari ari aho ngaho ari kubireba byose. He had seen it before. yari Men yarigeze abona abantu benshi na mbere bigenda gutyo. defeated, men broken. abantu bacika intege abantu batsindwa. But Jesus, he wasn't defeated. ariko Yesu we ntabwo yari There was atsinzwe. something within him that couldn't be broken. hari ikintu cyari kimurimo w'indani cyatumaga adatsindwa. Then Longinus, the centurion, hanyuma Longinus wa musirikare ukomeye grabbed a man from the nibwo countryside yagize gutya ahita areba umuntu wari uri aho hafi who was y'umugabo passing by wari and urimo yigendera. commanded him, "You arangije aramutegeka there, pick up that cross." we fata uriya musaraba gake gake udutwaza. Slowly Jesus raised himself. hanyuma Yesu arongera His eyes arahaguruka sought those of the stranger, and areba mu maso ya wa mugabo bari bamuhenga mutwaza though atanazi. exhausted, he gave a glance filled with gratitude. arangije amuhereza umusaraba ariko mu maso ubona ko asa nkaho amushimiye ko agiye As the kumutwaza. procession continued, Simon helped Jesus nk'uko mu byanditswe tugenda tubibona uwo mugabo wafashije Yesu gutwara uwo musaraba yari Simoni. carry his cross. Simoni ubundi Simoni yari umuhinzi muzagenda cyanzagenda bibasobanura mu zindi nkuru n'ibindi bice by'izi nkuru tugiye kujya dukora kuri YouTube. Simoni ubundi yari A umuhinzi. death march moved through the streets witnessed by the city. Women ubwo nibwo rwa rugendo rw'urupfu cyangwa se inzira y'umusaraba Yesu Kristo yanyuzemo yari ikomeje iri kunyura mu mujyi abantu bose babireba. wept openly. Bleeding and weary, Jesus arimo turned avirirana amaraso ameze nabi. towards them and said, "Daughters of Yesu ageze imbere aho buhura n'abagore n'abana bari kurira. Jerusalem, do not arababwira ati bakobwa b'i Yerusalemu weep for me. ntimundirire Weep instead for yourselves and mwiririre for mwebwe your n'urubyaro rwanyu. Has heard- byanditse muri Luka 23 umurongo wa 28 mugende musome. those words." And once again, something shook deep within ayo him. magambo Longinus nayo yarayumvishije biramucanga. Who was this man who, arongera aribaza atari ku bundi wa mugani uyu mugabo gatiki bitebye. the brink of collapse, could think about others? At last, they came to Golgotha, nyuma na nyuma rero baragiye bagera i Golgotha. a dry, desolate hill reserved for ka gasozi kari karumagaye horror. gasozi gateye The ubwoba. 3 crosses were already prepared, and the imisaraba itatu yari yarangije gutegurwa. soldiers began their work. hanyuma abasirikare batangira akazi kabo. Jesus did not struggle. Yesu ntabwo yigeze He agorana did ya not curse or resist. ntawe yatutse ntawe yabwiye nabi cyangwa ngo abarwanye. He stretched out his yarambuye amaboko arms as though willingly offering his body, ameze nk'aho yiteguye gutanga umubiri we nk'igitambo. as if surrendering himself ameze nk'aho amanitse amaboko freely. kandi akayamanika mu mahoro freely. Then came the moment. nibwo igihe cyageze One soldier held down his arm, umwe mu basirikare afata akaboko ke another raised the hammer. azamura inyundo. A cry sank into the heavens. Mary shuddered. John mariya yarasakuje byaramurenze. looked away. hanyuma Yohana wareba ku ruhande. The crowd murmured at every blow of the hammer. abantu barimo bahumeka nk'uko buri musumari waterwaga. Some wept, bamwe barira others continued mocking, abandi bakomeza kunyenga Yesu. and Longinus stood there, wa musirikare Longinus yarahagaze aho ku ruhande motionless. byamucanze nayo When the byamurenze. 3 men were crucified, ubwo abagabo batatu babambwaga rero ku Jesus musaraba in the center, Yesu niwe wari uri a hagati kuri abo bagabo crowd each batatu. side. buri The ruhande rwe hari igisambo kimwe. soldiers struggled to raise the crosses upright. hanyuma ubwo abasirikare kuzamura umusaraba byari bimeze nko biri The kubagora. wooden post sank into its hole with umusaraba wa Yesu wabaye nk'uwiceka mu mwobo. a heavy thud, and Jesus' body shook umubiri violently. usa nkaho ushwanyaguritse uracomoka amaboko aracomoka. umusaraba we wabaye nkaho bawuceka mu mwobo bamuteye imisumari namwe murabyumva. From the impact, the criminals crucified alongside Jesus screamed. hanyuma bya bisambo byari bibambanywe na Yesu nabyo bitangira kuzana amagambo. One of them kimwe gisakuza ngo glared contemptuously at Jesus gisa nkaho kiri kunnyega Yesu nacyo kimukinira mu nkovu. and shouted, "Aren't you supposed to be the Christ? Then ngo harya we ntiwakabaye uri save Yesu yourself and save wakwitabaye us." natwe ukadutabara. The other criminal, ariko ikindi gisambo cyari kiri hafi aho undi munyabyaha wari uhari. weakly yet with sincerity ijwi naryo ryari ryacitse in intege his voice, yakize ijwi hasi rebuked the first and arangije atuka wa wundi bari bari kumwe. said, "Don't you even fear God, aramubwira ati se nta nubwo utinya Imana. seeing that you're under the same sentence? We deserve our punishment." ni ukuba turi kumwe n'uyu mugabo mu gihano kimwe
ntago bisobanutse twebwe igihano twahawe turagikwiriye we're getting what our deeds deserve twebwe twabonye ibikorwa twakoze byakabaye bitwishyura ariko se uyu mugabo he has done nothing wrong uyu mugabo nta kintu yakoze then toward Jesus arangije arahindukira areba Yesu Jesus aramubwira ati Yesu remember me when you come into your kingdom. And Jesus replied with a promise whose echo would resonate throughout eternity. Truly I tell you, today you will be with me in paradise. Longinus, watching from his post, couldn't believe what he was hearing. He had witnessed many executions, but he'd never seen anyone like Jesus. Time passed, but the world itself seemed to stand still. The sunlight had faded, and a veil of darkness covered the whole land. Longinus stood watch, his eyes fixed upon him, Jesus hanging upon the cross, still spoke, but his words weren't cries of pain. They were of forgiveness. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. A shiver ran through Longinus's chest. Forgiveness for those who whipped him, for those who nailed him down, for those who mocked him, even for him. In the distance, thunder began to roll. A storm was approaching. Caiaphas, satisfied, left alongside. ziri biblical cyane. Kayifasi niwe wari uyoboye abasirikare, niwe wari uyoboye abatware bose b'i Yerusalemu, yari umutambyi mukuru mu magambo make. Kandi umutambyi mukuru buriya ni nawe wabaga ufite n'ijambo rikomeye mu buyobozi, na n'aka kanya buriya Isirayeli ntakibigira perezida. Nuko kuva na kera niho biba byarahera. The other religious leaders. We yumvishije anyuzwe n'ibibaye arangije arigendera n'abandi bayobozi b'itorero. But Mary remained there, heartbroken with grief, while John gently held her close. In a clear voice, Jesus spoke, "Woman, behold your son." Then turning to John, he said, "Behold your mother." Musore dore nyoko. Ibyo byanditswe muri Yohana 19:26-27. Aka kantu uko tuzanafata umwanya nako tukaganireho. Buri abantu bavuga ko impamvu Yesu yabwiye Mariya ati dore umuhungu wawe, akanabwira Yohana ati dore nyoko, bavuga yuko Yesu yari afite abandi bavandimwe bari barimo n'uwo Yohana n'abandi bose. Ibyo tuzagenda tubivugaho mu kindi kiganiro nzabibasobanurira. N'impamvu Yesu Kristo ngo afite imyaka 12 bagiye Yerusalemu agasigara ariko bagataha ntibabimenye. Ngo bishobora kuba byaratewe nuko iwabo bari bafite abandi bana benshi bo kwitaho, bikarangira bibagiwe umukuru muri bo bafite abana bagera nko mu 8 batahanye bakagera mu rugo bakabona ko Yesu Kristo nawe bajanye. Ubwo dukomeze. Began to falter, and suddenly with a cry that shattered the silence, ako kanya rero he called out to heaven, Yesu nagahinda kenshi ameze nk'umuntu noneho byanze. My God, nibwo yahamagaye areba mu ijoro aravuga ati Mana yanjye, God, why have you forsaken me? Niki kikundekesheje? Some nearby thought he was calling for Elijah. Abenshi batekereje ko yari ari guhamagara wenda nka Eliya, pleading for heavenly intervention, that bavuga bati wenda Yesu ari gusenga kugira ngo ijuru rimanuke ritabare, himself would come to rescue him. Cyangwa se ngabapfuye kera baze bamutabare bamukize. Bystander ran, soaked a sponge with vinegar. Umwe mu bantu bari aho ngaho rero nibwo yahise yirukanka aragenda afata igikusi cyangwa se ipamba arikoza mu nzoka, placed it on a reed and arangije ashyira ku mutwe w'icumu, it to Jesus' lips. Arazamura ashyira ku munwa wa Yesu Kristo. Jesus did not drink. Ariko Yesu yanze kubinywa. Comfort, his sacrifice had to be complete. Yanze kubinywa kugira ngo igitambo yari agiye gutamba agitambe cyose. A solemn silence fell upon the scene.
Jesus lifted up his gaze, knowing the end was near. Then, gathering every last bit of strength within, and he cried out, "It is finished." Heaven held its breath. And for the last time, Jesus raised his eyes to the sky and said, "Father, into your hands I commit my spirit." With those words, he bowed his head and died. Suddenly, the earth answered. At that very moment, the ground beneath everyone's feet began to quake. A violent earthquake shook Jerusalem. Rocks split apart. Tombs fell open. And the temple veil tore in two from top to bottom. The crowd fell silent. Faces that once mocked, now filled with terror. Many began beating their chests, realizing what they had done. Then the centurion Longinus dropped to his knees. Words escaped from his lips before he stopped them, and with a trembling voice he declared openly, "Truly, this man was the Son of God." The centurion who oversaw his crucifixion became the first Gentile to publicly acknowledge the crucified Christ. And then silence fell like a shroud over Golgotha. Jesus' body, he hung lifeless. The soldiers, disturbed by the growing unrest, began to withdraw. Crowd, confused and fearful, scattered. Preparation day for the Passover. Abanyayisirayeli cyangwa se abayahudi baryaga imitsima idasembuye ngo bibibutse iminsi bamaze basa nk'ari abacakara hano muri Afrika ruguru iriya muri Egypt mu Misiri. And Jewish custom demanded that no bodies remain on the crosses. Kandi itegeko ryari risobanutse iyo byageraga kuri Pasika nubwo bari bari kubyitegura nta musaraba wagombaga kuba uriho umurambo ku munsi wa Pasika. Oya, imirambo yose ubwo nabo bari bamaze kwicwa babaga bagomba kumanurwa. During the Sabbath. So they went to Pilate, requesting that the legs of the condemned be broken to hasten them. The order was passed to the centurion Longinus, and he gave the command. Without hesitation, the soldiers grabbed a heavy iron bar, approached the thieves crucified alongside Jesus, and shattered their legs. Longinus knew that Jesus was already dead. Yet it was his duty to verify it. It was Roman law. So Longinus took up his spear, moved toward the cross, and with one swift thrust pierced Jesus' side, and in that moment blood and water flowed out. The evangelist John,
who was standing there, would later solemnly write, and he saw it bore witness, and his testimony is true. Longinus gazed at the wound and then at his spear, stained with that pure blood. Unknowingly, he had just witnessed the fulfillment of the prophecy. They will nkuko byanditse muri Bibiliya muri Bibiliya ni ibintu byanditse binasobanutse ngo nta gufwa ryo ku mubiri we rizavunagurwa nta niki kandi koko mwibuke abandi ibindi bisambo byari byabambanwe na Yesu byo baraje babivuna amaguru kugira ngo bipfe vuba ariko Yesu Kristo kubera ko yari yapfuye Longinus yafashe icumu aragenda atera mu rubavu kugira ngo agaragarize n'abandi ko yapfuye nta gufwa rye bavunnye batamukubise iyo nyundo cyangwa se ngo look upon him whom they have pierced. It was a symbol, blood to redeem. byari nk'ikimenyetso ubwo amaraso yasohokaga mu rubavu rwa Yesu Kristo n'amazi amaraso nk'ikimenyetso kivana umuntu mu byaha ndetse n'amazi nk'ikimenyetso kikoza ibyaha byose. The blood fell upon his face. Amaraso rero yaramanutse agwa mu maso y'uwo musirikare Longinus. Tradition tells that his eyes hari ibitabo bya kera bivuga yuko ubundi uwo mugabo Longinus had been suffering from an ailment yari afite ikibazo cy'ishaza mu jisho that clouded his vision. cyasaga nkaho kibangamiye ijisho rye atabasha kureba neza. Yet as soon as that sacred mixture touched his eyes, rero ngiyo mvange y'amaraso n'amazi byari bivuye mu rubavu rwa Yesu Kristo byamuguye mu maso was restored. Right hanyuma arongera areba neza. There at the foot of the cross, beneath the skies still weeping, Longinus finally understood. He understood that he hadn't executed a rebel. He had thrust his spear into the body of the Son of God. He fell to his knees once again. This time, the believer The Holy Scriptures don't detail every moment that followed. Tradition and various ancient recount what came next. Shaken and disturbed by what he had witnessed, could not simply return to the camp as if nothing had happened. For days, sleep eluded him. The image of Christ hanging from the cross and still haunted him like a fire that refused to die out. He could no longer follow orders without wondering if he was serving truth or a blind empire. After the crucifixion, rumors began swirling through Jerusalem. Whispers that Jesus' tomb had been found. Some spoke of visions and encounters with the very man he had watched die that day upon the cross. The centurion listened in silence. Yet every word reached deep within, igniting something new in his heart. In the depth of his soul, he knew it was no lie. Something within him whispered that death had not been the end. For days he found no peace. Images of Golgotha haunted him, sacred fire. He remembered every word Jesus spoke, every glance, every silence. And while the world returned to its routines, he could not return to his. He could no longer be the ruthless centurion he had been for years. His heart, forged from iron and blood, began to break.
when he heard the rumors that some had seen him alive, ubwo rero yumvaga ibihuha mu mujyi bivuga ngo Yesu twamubonye ari muzima we. Buriya ni nayo mpamvu ngo Yesu ajya kuboneka yabonekeye abagore. Ngo yabonye nabonekera abagabo buriya ushobora no kubona ukavuga ati Yesu sibyo nibi kintu ugende kubivuge, ariko abonekera abagore urumva inkuru yagombaga guhita izenguruka nyine namwe dukomeze. He wasn't surprised. Ntabwo byamutunguye. He felt neither skepticism nor confusion. Yumvishije wenda ntabwo yabyumvishije nk'ibintu bimucanze cyangwa se ibintu bidasobanutse. Only quiet, full certainty. Yes, it was true. Aravuga mu mutima ati cyane pe byari ukuri. Jesus had overcome death. Yesu yatsinze urupfu. This time, Longinus began to truly understand faith. Noneho Longinus atangira gusobanukirwa bwa mbere. For the first time, he grasped the real burden of the cross. The miracle of forgiveness. And mighty power of redemption. At last, he stood. He resigned his position. He shed his armor, turned his sword, and without looking back, left to the Roman army. And thus began his journey of faith. He joined the disciples, sought out those who had known Jesus, and started to learn from the very one he had once executed. His name, Longinus, began to spread among the first believers. The Roman centurion who had led men in the name of empire now walked barefoot, his heart ablaze, proclaiming a king whom he had once helped crucify. He journeyed throughout the regions of Cappadocia and Caesarea, in modern day Turkey, proclaiming the name of the one he had once crucified. Watched him die, he would say, yet in his death I found life. His testimony was powerful. He didn't speak from theory or hearsay. He had been there himself, and his story moved hearts. Hand that once wielded the sword now courageously raised the word of the gospel. There, Longinus preached the good news, and many believed, because he wasn't just any preacher. He was the centurion who stood at the foot of the cross. Rome did not forgive those who turned away from its authority. And so persecution soon followed. Longinus was arrested. He was interrogated, beaten, and threatened with death. They offered him freedom in exchange for denying Christ. Yet Longinus, the peace of one who had discovered the truth, responded with unwavering faith. Thus he was condemned. The same empire that once trained him as a soldier now execute him as a traitor. They took him outside the city, and there, atop a lonely hill, he was beheaded. Longinus died as a martyr, not in fear, but with eyes lifted upward, mirroring the one he had watched, raise his gaze on the cross and say, Father, into your hands I commit my spirit. His body was buried in the region of Cappadocia. And soon local Christians began venerating him.
bamwitangira no kumwiyambaza nk'umutagatifu. Many claimed that miracles and healing occurred at his tomb, abenshi bavuga ko ngo hari ibitangaza byagiye bibera ku gituro cyiwe, and his name became known not as an executioner, ndetse n'izina rye ryakomeje kumenyekana, apana kumumenya nk'umuntu wabayeho yica abantu cyangwa bamba abantu abakatira urubakwiye, but as a witness, as a believer, ahubwo ryaje kumenyekana nk'izina ry'uwiboneye ndetse akaba n'uwizera ibyabaye kuri Yesu Kristo, ndetse akaza no kuba uwapfiriye Yesu Kristo wahowe Imana, Malta wahowe Imana. So through the passing centuries, rero ibinyejana uko byagiye bikomeza bigenda the church recognized him as a saint. nibwo urusengero cyangwa se kiliziya gatolika yaje kumufata nk'umutagatifu, Saint Longinus, batangira kumwita mutagatifu Longinus. ubwo abakristo gatolika murabizi neza ko mugira umutagatifu Longinus cyangwa Longe, the one who saw, the one who believed, wa wundi wabonye akizera, the one who died for him, ndetse na wa wundi waje gupfa apfiriye Yesu Kristo, first died for him, yet he wasn't alone. kandi ntabwo yapfuye wenyine. You must learn about Peter, John, kubera ko inkuru ye yagendanye n'iya Petero, n'iya Yohana, James, n'iya James, Andrew, n'iya Andereya, Philip, n'iya Filipo, Thomas, Bartholomew, Bartolomayo, Matthew, Matayo, Simon, ndetse na Simoni, and Batadeyo, James. bose inkuru zabo nzagenda nzibahereza akantu ku kandi. uyu munsi twari turi ku nkuru y'uyu musirikare bita From the streets Longinus, of Jerusalem to the far corners of the earth, ndetse za ntumwa zose zaragiye zirakwirakwira ziva i Yerusalemu zerekeza mu nguni zose these z'isi. 12 men carried a message babagabo 12 Yesu yari yarasize nk'abigishwa be, powerful enough to challenge kings, bari bahagije kugira ngo bagende baburanye abami b'isi yose, temples, and split history itself in two. ndetse bagende bagabanye amateka y'isi n'imyizerere mo kabiri. They had no army, no abasore batagiraga igisirikare, swords, batagiraga inkota, no political alliances. ndetse nta nabo bari bafatanyije muri politiki. All they had was the faith in what they'd seen icyo bari bafite ni imyizerere y'ibyo babonye and n'ubutumwa their bwiza testimony. n'ubuhamya bwabo. You have to see the video appearing on screen, the movie Apostles. rero nimba mushaka kuzagenda mubona izindi content nk'izi ngizi, nzanabakorera content yitwa The Apostles cyangwa se intumwa. cyo usabwa nta kindi, urakora subscribe kuri YouTube channel, ukore share, comment, the story of the church, ndetse nta nubwo ari inkuru y'urusengero nzaba ngiye kubabwira cyangwa kiliziya ngo yahereye, kuko buriya dukomeje tugenda tubona ukuntu kiliziya ngo bajya kuyubaka bayubatse bisunze mutagatifu Petero. wagaruka inyuma wahuza Petero na Yesu Kristo, uribuka ko Yesu Kristo yigeze kumubwira ati Petero, mva muri ibyo ngibyo nzakugira, ni wowe nzubaka urusengero rwanjye. ibyo byose tuzagenda tubisobanukirwa, tumenye ngo uyu musirikare icumu yateye Yesu Kristo ryo ryaje kujya he, uburiba hehe, byose tuzagenda tubisobanukirwa. Men stood up against the most powerful empire in tugende dusobanukirwa iby'inkuru z'aba bagabo 12 babigishwa ba Yesu Kristo 12 uko byaje kurangira mu mateka, and conquered the entire world using only their faith. n'uburyo bagiye bakigarura isi yose bakoresheje imyizerere no byiringiro bari bafite. wowe icyo usabwa nta kindi, kora subscribe, share, comment, ubundi tuzahura ubutaha. content zo nakadashira kuri YouTube channel Gaheza Simba Official. See you, bye bye.